Ni inkuru yababaje abantu benshi cyane, ni inkuru iteye ubwoba, iteye agahinda, aho umusore n'umukobwa bakoze ubukwe ariko bagapfira muri resebusiyo nyuma y'iminota 30 bamaze gufata ibyo kurya, bahise ko bapfa bashiramo umwuka, ubukwe nabwo butarangiye. Birumvikana bari bakiri muri resebusiyo ariko bapfuye bazize amarozi cyangwa se uburozi, aho barozwe n'uwahoze ari inshuti cyangwa se n'uwahoze ari umukobwa wakundanaga n'uyu musore wari wakoze ubukwe. Mu mvugo y'abubu babyita ngo ni ex wiwe, rero niwe wakoze ibyo bintu birangira abaroze. Muti byagenze gute? Uyu mukobwa witwa Sylvia n'uwitwa Celine ubusanzwe bari inshuti ku rwego rukomeye, bari inshuti cyane, ariko uyu Sylvia akaba yari afite umusore bakundana witwa Joe. Uyu musore rero barakundanaga ku rwego rukomeye cyane, uyu mukobwa yari umukire ariko umusore ari umukene. Uyu musore akajya ajya muri gahunda zo gutembera hanze no gushaka wenda ubuzima, uyu Sylvia akaba ari umutegera indege kuko uyu musore nta bushobozi yabaga afite. Ndetse uyu Sylvia yabanye n'uyu musore igihe kirekire bari inshuti, bakajya baryamana kugeza ubwo yateye inda Sylvia. Inda ya mbere Sylvia ayikuramo, amutera iya kabiri Sylvia ayikuramo, amutera iya gatatu ayikuramo, amuteye inda ya kane. Uyu Sylvia aravuga ko inda ya kane yayimuteye yajya kuyikuramo ikavanamo na nyababyeyi. Urumva ko uyu mukobwa yari afite igikomere cyo kuba uyu musore yaramubeshya urukundo, kuko uyu musore yaje kujya mu gihugu cy'amahanga, agenda yategewe n'uyu mukobwa w'inshuti ye. Uyu musore amarayo igihe cy'umwaka. Mu kugaruka rero uyu musore yagarutse yaramaze kwikuramo Sylvia, kandi Sylvia ariwe wamufashaga buri kimwe, ahubwo arahindukira ajya gukundana na wa mukobwa witwa Celine wari inshuti ya Sylvia, birangira ari nawe bakoranye ubukwe. Uyu mukobwa Sylvia rero byaramubabaje, birangira abarogeye mu bukwe. Uyu musore n'umukobwa birangira bashizemo umwuka mu minota 30 gusa, bamaze kurya muri resebusiyo nibwo bahise ko bapfa. Humura witinya, n'ahatari inzira ni mu kwayo. Evangeliste Daniel TV 7. Mukomeze mugubwe neza mwese abadukurikirana ndetse mugakurikirana ibiganiro byacu tubagezaho umunsi ku munsi. Reka mvuge ngo Imana ibahe umugisha mu byo mukora byose, kuboko kwiza kw'Imana gukomeze kubane namwe. Imana ibarinde ikibi cyose, ibarinde umubi Satani, ibarwanirire, ibaneshereze intambara zose, izo muzi ndetse n'izo mutazi, ikumire ibitero byose bya Satani ku buzima bwanyu, kugira ngo ibyo mukora byose ndetse n'ibyo mubamo Imana ikomeze ishyiremo umugisha uko bukeye n'uko bwije. Mu isi turimo duhura n'intambara, tugahura n'ibibazo bigiye bitandukanye. Birashoboka ko waba udukurikiranye utameze neza, wagize ibyago, wabuze inshuti cyangwa se umuvandimwe, ariko reka nkubwire ngo ugire gukomera. Mu isi si iwacu ni mu ijuru, ni naho dutegereje ko umukiza azava. Ariko kandi mu gihe tukiri mu isi, ibitugerageza byo mu buryo butari bumwe bigenda byiyongera uko bukeye n'uko bwije, ariko Imana iri kumwe natwe, kandi Imana igenda inyuranya ibihe. Kuba utishimye uyu munsi, kuba utameze neza, kuba udafite ibyo kurya, kuba udafite ibyo kwambara, kuba udafite aho kuba, yewe bagusohoye mu nzu se, ikibazo cyose waba ufite uyu mwanya, nta kazi ufite, ndetse n'izindi ntambara tugenda duhura nazo mu buzima bwa buri munsi, reka nkubwire ngo ugire gukomera ndetse ugire kwihangana. Siko bizahora ku bategereje Uwiteka, keretse bava mu masezerano ari nta mpamvu. Niba rero utameze neza, utishimye, Imana irahari kugira ngo ihindure ibintu byose ku buzima bwawe. Muri kumwe na Dani nk'ibisanzwe. Reka nangire mbashimira cyane, shimira buri muntu wese wakoze subscribe, mvuge ngo Imana imuhe ariko kandi nawe udukurikiranye ari ubwa mbere ukaba utarakanda subscribe, reka ngusabe ubikore kugira ngo urugendo rwacu rw'ibiganiro bigenda bibageraho umunsi ku munsi rukomeze rugende neza, kandi ntujye ucikwa n'ibiganiro byacu tugenda dushyiraho uko bukeye n'uko bwije. Imana ibaha umugisha. Inkuru nje kubagezaho muri uyu mwanya mu by'ukuri ni inkuru ibabaje cyane ndetse iteye agahinda y'ibintu bikomeje kugenda bigaragara
hirya no hino hagiye hatandukanye. Mu by'ukuri impfu za hato na hato ariko kandi ziturutse rimwe na rimwe ku bandi bantu bagiye batandukanye, ugasanga umuntu umwuka w'ishyari uramufashe yarangiza akagambanira mugenzi we ndetse bikamuviramo no gupfa. Mu by'ukuri urumva ko ni ibintu biba bibabaje cyane, bituma rimwe na rimwe usanga hagenda havamo impfu zigiye zitandukanye. Umugeni ndetse n'umugabo we ubwo birumvikana bari bakoze ubukwe ariko byaje kurangira bapfira muri resebusiyo. Ubwo ngira ngo bafashe amafunguro muri resebusiyo, nyuma y'iminota 30 bari bamaze gushiramo umwuka, ariko biravugwa ko bari barozwe n'umwe mu bakobwa. Uwo mukobwa akaba yari yarahoze ari umukunzi w'uwo musore, mu yandi magambo nk'uko basigaye babivuga yari ex wiwe, ariko byaje kurangira rero abaroze abarogera mu biryo yabagaburiye mu gihe cy'ubukwe, birangira mu minota 30 umukwe n'umugeni bashizemo umwuka bataragera no kwa muganga. Muti rero byagenze gute cyangwa se byatangiye gute? Nibyo ngiye kubagezaho muri uyu mwanya. Ndagusaba kugira ngo ubare natwe, ufata agatebe ugatere hamwe, twicare tuganire, wumve uburyo ki ubugome bukomeje kugenda bugwira hirya no hino, ariko kandi nanone nta kundi byagenda, nyine isi dutuyeho nuko imeze. Ni umugabo witwa Joe, umusore witwa Joe wari ufite abakunzi babiri, reka mbyite gutyo, cyangwa se abakobwa babiri bari inshuti ze, ariko umwe aza gusa nkaho amuretse afata undi. Niyo nkuru ngiye kubabwira n'uburyo ki byaje kubaviramo gupfa. Umukobwa umwe yitwaga Sylvia, undi akitwa Celine, undi akitwa Joe, ari we musore nyine wakundanye n'aba bakobwa bombi, bikaza kurangira akuyemo umwe bakorana ubukwe, undi ararakara cyane ku rwego rukomeye. Rero uyu mukobwa witwa Sylvia ndetse n'uwitwa Celine ubusanzwe bo ubwabo bari inshuti z'akadasohoka, bimwe bajya bavuga ngo ni inshuti y'inkoramutima. Uyu Celine na Sylvia abakobwa bombi barakundanaga ku rwego rwo hejuru, babitsanya amabanga yose, buri kimwe cyose bakiganiraho. Nyine birumvikana ko bari abantu bari closed, bafitanye umubano wihariye, bafitanye ubushuti bwo ku rwego rwo hejuru. Murabizi nyine abakobwa ari ukuntu bagira gutya bagakundana rwose ku rwego rukomeye, donc bari inshuti zidahishanya buri kimwe. Hanyuma uyu mukobwa witwa Sylvia niwe wabanje gukundana n'uyu musore, yewe barakundana igihe kirekire cyane, barakundana baba inshuti. Ndetse uyu mukobwa Sylvia ari nawe waje kuroga uyu musore n'uyu mukobwa Celine bamaze gukorana ubukwe nk'uko abyiyemerera. Uyu Sylvia yakundanye n'uyu musore, barakundana, ariko umusore ntago yari afite ubushobozi, mu yandi magambo ntiyari afite amafaranga, mu buryo buri finance nyine ntago yari yishoboye kwa. Hanyuma rero biza kurangira uyu mukobwa Sylvia akomeje gukundana nyine n'uyu musore Joe, barakundana, ubushuti burakomera, ariko uyu musore aza kugira igihe akajya aryamana n'uyu mukobwa witwa Sylvia. Bararyamana bitari rimwe, bararyamana bitari kabiri, nk'uko uyu mukobwa Sylvia nyuma y'uko amaze gufatwa n'inzego zibishinzwe ziri kumubaza bari mu iperereza, akaza kwemera ko ari we wishe aba bageni. Yavuze ko mu bushuti yagiranye n'uyu musore bwari ubushuti bukomeye ndetse bwatumaga baryamana inshuro nyinshi, ariko ngo mu kuryamana kwabo byatumye uyu Sylvia agenda akuramo inda mu buryo butandukanye. Ubwa mbere ngo bararyamanye amutera inda, umukobwa ayikuramo nk'uko abyiyemerera akanabivuga. Ubwa kabiri bararyamana, umusore amutera inda, nayo ayikuramo nanone. Amutera inda ya gatatu, uyu mukobwa nayo aravuga ati sinzayibyara, nayo ayikuramo. Urumva mu by'ukuri umuntu baryamanye izo nshuro zose akagenda anatwita ku inda zivamo, mu by'ukuri bari abantu nyine bameze nk'umugore n'umugabo, nuko bahura umunsi ku munsi bagakora ibyo bakora, bakaganira. Urumva gukuramo inda zigera kuri 3, ndetse n'iya 4 ndibuze kubabwira nayo yaje kuvamo, ariko ikaza no guteza uyu mukobwa ikibazo gikomeye.
bararyamana no kugera ku nda ya kane, nayo uyu mukobwa Sylvia ajya kuyikuramo. Mu kuyikuramo rero ntabwo ngo byaje kumubera byiza, ntabwo byaje kumworohera. Yagize gutya inda ya kane nayo ajya kuyikuramo, ariko mu kuyikuramo haza kuvamo ikibazo gikomeye, inda ivanamo na nyababyeyi. Urumva ko uyu mukobwa yaragize igikomere gikomeye kumva ngo nyababyeyi ivuyemo. Ngira ngo wenda kuba bindusha barabizi, ariko ntekereza ko nyababyeyi yavuyemo ubwo kubyara biba birangiye cyangwa se biba bihagaze. Byarangiye rero inda ya kane yikuyemo ivanamo na nyababyeyi. Urumva ko yaragize ubumuga bukomeye ku rwego rwo hejuru. Ibyo rero birarangira, ariko uyu musore nk'uko nabigarutseho ntabwo yari yishoboye. Aza kugira uburyo bwo kujya mu bihugu by'amahanga cyangwa se mu bihugu bya kure, ariko abura ubushobozi bwo gutega indege, abura ubushobozi bwo kujyayo. Ariko uyu Sylvia nk'uko nababwiye ko yari umukire afite amafaranga, aravuga ngo ntabwo sheri wanjye yaba agize amahirwe yo kujya hanze ngo wenda agiye gutembera cyangwa se agiye guhaha. Yes, ngo yari agiye guhahira nyine umuryango we. Urumva nimba bari inshuti wenda bateganyaga no kubana, wenda uyu musore yanamubwiraga ko bazabana. Nyabuneka abantu mubeshyanye urukundo, ukabeshya umuntu rimwe kabiri gatatu umubwira ngo tuzabana ibi n'ibi, kandi nyuma ukaza kurangiza ubivuyemo. Mu by'ukuri ntabwo ari ibintu byiza cyane. Rimwe na rimwe hari igihe bivamo ibibazo nk'ibi ngibi bahuye nabyo. Hanyuma Sylvia ashaka amafaranga, ategera uyu musore, akajya amutegera indege, akajya mu bihugu by'amahanga, akajya gutembera wenda no muri zindi gahunda runaka. Uyu mukobwa urumva ko yakundaga uyu musore ku rwego rukomeye, kugeza ku rwego amwitangira, akajya amutegera amafaranga y'indege, akamwishyura buri kimwe cyose. Umusore nyine nawe agakomeza kugenda avuga ngo nta wundi mukobwa nakunda, nta wundi tuzabana. Bigeraho nyine uyu Sylvia no kuyemera ko azabana n'uyu musore. Ariko mbibutse ko Sylvia ku nda ya kane yakuyemo nyababyeyi ntayo yari afite. Uyu musore rero aragenda amara igihe kingana n'umwaka ari mu bihugu by'amahanga. Ubwo Sylvia ari aho, wenda se bavuganaga kuri telefone bisanzwe, ariko mu kugaruka k'uyu musore yagarutse yarahindutse. Uyu musore yagarutse yarahindutse ku rwego rukomeye, ndetse urumva ni umwaka umwe gusa. Umwaka umwe ntabwo ari munini cyane. Ufite inshuti mukunda ni gukorera buri kimwe cyose, kumenyera buri kimwe cyose. Mu kugaruka k'uyu musore rero Joe yagarutse yarahindutse, atikoza na gatoya uyu mukobwa witwa Sylvia. Mbibutse ko baryamanaga kugeza ubwo umukobwa akuyemo yakuragamo inda, agakomeza akaryamana n'uyu musore. Uyu musore agarutse rero Sylvia asanga uyu muhungu yarahindutse, nta kumuvugisha. Ahubwo uyu musore deja yamaze kwinjira mu rukundo n'inshuti ya Sylvia yitwa Celine. Nababwiye ko bari inshuti abakobwa bombi. Uyu Celine rero birangira akundanye na Joe, ndetse kugera ku rwego bapanga no kubana. Sylvia ari aho ngaho, kandi ari we wamenyaga buri kimwe cyose cy'uyu musore. Birangira rero uyu mukobwa witwa Celine w'inshuti ya Sylvia aragenda abwira Sylvia ati rero nshuti yanjye, urabizi turakundana, ariko mu by'ukuri ndafite ubukwe, ndi gutegura ubukwe, kandi ubukwe ndi gutegura ntugire ngo hari undi tubufitanye, ni Joe, ni wa musore uzi nawe. Mu by'ukuri Celine arimo arabwira Sylvia ko afitanye ubukwe n'uyu musore, kandi abizi neza ko uyu Sylvia yageze akundanaho n'uyu musore. Uyu mukobwa Celine nawe asa nk'aho yivuyemo, nubwo wenda n'ubundi byari kuzageraho bikamenyekana, ariko mu by'ukuri ni nko kujya gukomeretsa Sylvia, akamubwira ati wa musore mwakundanaga ni njyewe tugiye kujya gukorana ubukwe. Urumva harimo akantu ko kumukomeretsa, harimo akantu ko kameze nko kumukomeretsa ku rwego rukomeye. Ibi ngenda bifata nko gukomeretsa uyu Sylvia. Uyu Celine rero amaze kubwira Sylvia ko agiye kuzabana n'uyu musore bakundanaga, urumva Sylvia uko biri kose yanze guhita agaragaza amarangamutima ye ako kanya, n'uburyo wenda bimubabaje imbere ya Celine, kandi mbibutsa ko bari inshuti cyane.
asa nkaho nyine mubwiye ati okay courage ni byiza nzabashyigikira nyine nta kundi byagenda, kuko urumva uyu mukobwa Sylvia we yari afite n'ikibazo azi ko nyine nyababyeyi yavuyemo, aravuga ati ntacyo nyine ubwo nzabashyigikira nyine uri inshuti yanjye urabizi. Ariko urumva mu by'ukuri mu mutima wa Sylvia pe ntago yari yishimye, ntiyari anejejwe nuko umusore wari inshuti ye yakoreye buri kimwe akamuha buri kimwe, agiye kumwanga agashaka undi mukobwa. Ntibyatinze rero, ntibyatinze uyu musore na Celine bateguye ubukwe. Uyu musore yitwa Joe ndetse na Celine bateguye ubukwe nyine kugira ngo basezerane hanyuma babane mu buryo imiryango ibizi, abantu nyine barabimenya, bamenyesha imiryango, inshuti n'abavandimwe, baratumira bisanzwe, barangije babimenyesha n'itorero ngo itorero rize kubiha umugisha nyine basezerana imbere y'amategeko n'imbere y'Imana. Donc byose nyine bigenda neza, birakorwa, bategura ubukwe nyine, imiryango irabashyigikira, igihe cy'ubukwe nyine kiza kugera. Nk'abantu mwe, iyi nkuru ndashaka abantu bakuremo amasomo. Abantu bakundana, umbere umuntu nimba uri umusore, uri umukobwa, ugafata umuntu ukagenda umutendekeraho undi akagenda umubeshya urukundo, kandi mu mutima wawe uzi ukuri ko bitazakunda, uzi ko bitazashoboka. Nyaboneka mwisubireho, ibyo bintu ntabwo ari byiza. No kwisubiraho, nyaboneka abantu bakikosora. Byarangiye rero ubukwe butashye buraba, ubwo barasezeranye byemewe n'amategeko, bajya gusezerana n'imbere y'Imana mu rusengero kugira ngo babiheshe umugisha, Imana nayo ibiheshe umugisha. Birangira rero uyu mukobwa Sylvia wari inshuti na Celine, uyu Celine akaba ariwe wasezeranye. Uyu Sylvia aravuga ati ubukwe nzabutaha, nzabashyigikira, yewe abereka ko rwose nta kibazo na gito afite, ariko mu mutima we afite umugambi mubisha wo kuzabahemukira, ndetse baranamwizera, bamushyira kuri table d'honneur, bamushyira imbere mu bintu bijyanye no gutegura ibyo kurya. Nyine birumvikana aho ngaho yakubaye nawe, ariko azikiri ku mutima ko ari buze gukora amabi. Mana nyagasani, hari inkuru umuntu ajya kuvuga akumva muri we biteye ubwoba, kubivuga ntibyoroshye. Umuntu arabizi nyine ko agiye guhemuka, ariko ari imbere mu bintu byose, arimo arategura, aragaragaza ko nta kibazo n'iki na kimwe afite, abashyigikiye. Hanyuma abaragiye agutekeye inyama n'umuceri uyu mukobwa, umva ko yari ari no mu bantu bari gutegura ibyo kurya. Murabizi ko muri reception igihe kiragera bakajya kurya, bagiye kurya rero hari abarya muri doti, hari abarya muri reception, hose biterwa n'agace runaka, ibintu murabyumva. Muri reception rero bagiye kurya, MC ati reka umusore cyangwa se umugeni, umusore atambutse umugeni we ajye kumwereka igikoni. Murabizi nyine amagambo abaye musimu bakunda gukoresha, ajye kumutembereza, amwereke aho bari buze gufata amafunguro. Barahaguruka, murabizi ko abageni ahantu hose nibo bahaguruka mbere, bakabanza kujya gufungurira abandi ibijyanye n'uwo muhango wo kwiyakira. Nyamukobwa Sylvia ari aho ngaho kuri buffet arahagaze. Ibiryo wakibaza ngo yabiroze gute kugira ngo aroge umugeni n'umukwe, abandi bo ntibagire icyo baba. Yagufatiye ubwo burozi yakoresheje, abushyira muri buffet irimo ibi biryo, umuceri n'inyama, ariko abizi neza uruhande yashyizeho ntiyashyira mu biryo byose, ashyira uruhande rumwe. Murabizi ko umugeni n'umukwe hari igihe batiyarurira, bakarurirwa n'undi muntu uri kuri buffet, bitewe n'uburyo abantu babiteguye n'uduce runaka, imico ibitandukanye. Arangije rero arabarurira, abashyirira ku isahane, akoza ikirushi hamwe yaroze, hamwe yashyize ibirozi, aba ariho akataho agashyira ku isahane y'umukwe n'umugeni. Ibyo bintu urabyumva uburyo bikomeye, urumva uburyo uyu mukobwa Sylvia yari yateguye.
kugira ngo ategure aze no kuba ari imbere, aze guhita aza abarurire. Urumva ni ibintu yari yateguye, ni ibintu yari yapanze, ni ibintu yari amaze iminsi atekereza kuva Serine yamubwira ko agiye kumutwara umugabo. Urumva ni ibintu yari yateguye rwose, atakoze ahubutse. Birarangira rero umusore n'umukobwa bajya kurya, umugeni nyine n'umukwe bajya gufungura, bararya, birarangira baraho muri resebusiyo, ibintu birarangira. Ngo bamare kurya rero, haciyemo iminota mikeya, batangira kugenda mu mubiri bumva bacika intege gake gake, bagira ngo ni ibintu nyine bisanzwe, wenda ni umunaniro, ni ibitotsi bamaranye iminsi mu gihe cyo kwitegura ubukwe. Baravuga batahari ashobora kuba ari umunaniro, ni stress y'ubukwe. Nyine murabizi umuntu uri gutegura ubukwe aba afite stress, aba afite ibintu byinshi mu mutwe wari gutegura. Donc baravuga bati dushobora kuba ari umunaniro. Ariko uko iminota igenda ishira, iminota 10-15, bagenda barushaho kuremba. Mu gihe bari kuvuga bati turebe ukuntu twabageza kwa muganga, ko babonaga ko ibintu bikomeye, mu minota 30 yonyine gusa, Mana Nyagasani we, mu minota 30 yonyine gusa, tumva amarira ahise aza mu maso. Mu minota 30 yonyine byarangiye uyu musore n'uyu mukobwa, umukwe n'umugeni, bashize mu mwuka. Ngo urwo urupfu bapfuye bapfira muri resebusiyo, ibintu biba ibindi. Mw'abantu mwe, tekereza ibyo bintu, ndagira ngo utekereze ibyo bintu bibaye, gupfira mu bukwe. Mana Nyagasani we, abantu bose baraho, imiryango iraho, inshuti, abavandimwe, abahe n'abahe batashye ubukwe, batungurwa no kubona ibyo bintu bibaye. Kuri ibyo bintu wumva uburemere bifite. Byaje kurangira rero bapfuye. Bamaze gupfa, haje kubaho iperereza kugira ngo bamenye icyaba cyateye urupfu rw'aba bombi. Mu gukora iperereza rero, baraje bakora iperereza bashingiye kuri buri kimwe cyose, babanze bamenye uyu musore yakundanaga na bande, ni bande yaba yaranze, uyu mukobwa ni bande yaba yaranze mbere yuko akora ubukwe n'uyu musore. Bagenda nyine baperereza, baza kugwa ku mukobwa witwa Sylvia, ari we wari ex uyu musore. Birangira rero bamwegereye baramubaza bati urabivugaho iki? Umukobwa ubwe arabyemera, aravuga ati yewe ni umujinya, ni uburakari nari mfite, ni agahinda n'umubabaro. Uyu musore twarakundanye, dukundana igihe kirekire, turyamana inshuro nyinshi, turaryamana kugeza ubwo inda ya mbere nyikuyemo, nkuramo iya kabiri, nkuramo iya gatatu, iya kane ngiye kuyikuramo ivanamo na nyababyeyi. Birangira nsigiye ubumuga bukomeye, namwitayeho kuri buri kimwe cyose, namuhaga amafaranga agiye mu bihugu by'amahanga. None dore birangiye akoze ubukwe n'undi musore, n'undi mukobwa. Ibyo rero byarambabaje, bituma mfata umwanzuro umubi, ndavuga nanjye nzihorera ku munsi w'ubukwe. Rwose ndabyiyemerera, ningiye wakoze ibi ngibi. Abivuga nyine ubona ko yabyemeye ko ari we wakoze ibi bintu. Mw'abantu mwe, iyi nkuru ndenda kuyisoza, ariko reka nyisoze mvuga gutya. Nshuti bavandimwe, bene data, mwese munkurikirana, basore bakobwa, bantu muteretana, bantu murambagizanya, bantu muri fiançailles, mwisubireho nyaboneka. Ibi bintu ntabwo ari byo gufata umuntu ukamubeshya urukundo ubizi kuri kumubeshya, mu by'ukuri ni ibintu bikomeje kugenda bigorana cyane. Birangiye rero uyu mukobwa Sylvia akoze aya mahano. Mu by'ukuri rero ni ibintu bitoroshye, ariko kandi nyaboneka abantu bige no kugira ibanga. Ntekereza ko iyi Serine yaza kubigira ibanga nahita bibwira Sylvia, wenda Sylvia akazabimenya wenda ubukwe bwegereje cyangwa bwabaye. Ahari ntabwo yari kuhita uko abona, wenda ntabwo ari guhita abona ukuntu ategura uyu mugambi mubisha wo kubagirira nabi. Wenda byari kumugora, yari kuzabigeraho wenda abandi wenda baramaze gufata izindi ngamba n'iki. Ariko urumva kubera bimubwiye kare, Sylvia akicara abizi, ndetse bakanamushyira muri gahunda yo gupanga ubukwe n'izindi gahunda zose zijyanye n'ubukwe. Urumva ko nyine nawe yari yarabiteguye, kandi urumva Sylvia nawe yari afite igikomere. Navuga ati umusore naramufashije muri buri kimwe, yagiye antera inda nazikuramo, birangira nkuyemo ikibazo nyababyeyi yanjye ivamo, n'ubundi yansigiye ubumuga. Birangira rero uyu mukobwa mu by'ukuri yaravuze ati rundi ntacyo ndamira, n'ubundi nabo baramemukiye. Birangira rero abaruze gutyo abarogera mu bukwe, birangira bapfuye. Mu by'ukuri nyaboneka
ntabwo ari ibintu byoroshye. Abantu biga kuvugisha ukuri, nimba ukunze umuntu ubimwereke, ubimugaragarize, ndetse rwose wirinde kumubeshya ubizi neza ko muri wowe utamukunda. Mubwiza ukuri, afate n'izindi gahunda hakiri kare atagutakajeho umwanya. Nyaboneka ibintu bikwiye guhinduka ku mugani wa babandi. Nuko rero ibintu byagenze birangira Sylvia rero ahekuye cyangwa se avukije ubuzima uyu Celine na Joe bari bamaze kubana. Bari babanye, bari batarajya mu rugo, urumva bari bakiri muri resebusiyo. Mu by'ukuri urumva ko ari ibintu biteye agahinda. Reka mbashimire rero mwese mugenda mubana natwe, dukomeze tubane mu biganiro byose bya buri munsi. Mukore subscribe, ndabakunda cyane kandi mbifuriza ibyiza byose biva ku Mana. Hanyuma namwe nimba munkunda mume comment, mukande subscribe, hanyuma mu sharing ibiganiro byanjye, mukande like, byose birushaho bigenda neza. Imana ibaho umugisha, ukuboko kwiza kw'Imana gukomeze kubane namwe. Imana ibarinde inyatsi n'ibihombo, ibarinde umwanzi Satani, ibarinde ikibi cyose cyatuma ubuzima bwanyu ndetse n'ibyanyu byose bitagenda neza. Murakoze cyane, mwari kumwe na Dan umuhungu wanyu. Mugire ibihe byiza. Humura witinya, n'ahatari inzira ni mu kwayo. Evangeliste Daniel TV 7.